harabatararimwe kweri abantu bose ni ibiremwa ariko nukubera kimwe bw'abanyazinshi cyane muza mushaka kwiyemera kuri ako kantu ngo muri ibiremwa. Okay, no. Ikintu nje nagasobanura buri wese navutse ahubwo kavugwa ngire ngo ejo bundi ari umugabo umusinzira twarimo tuganira nsanze mu kazi ahantu tukora kuri iryo jambo arambwira ngo ari umukobwa yigeze gukunda kangara hariya ku Monyi heye uwo batavuze iwabo yahibagiwe ariko murumva zamasha nubwo ntakandagira naza mparangiza zamasha hariya na zamasha na za gahoye ngamugaye umugabo w'imfura y'umunyamurenge ntashobora guhemukira uwundi. Umugabo w'imfura y'umunyamurenge arangwa n'urukundo. Umugabo w'imfura y'umunyamurenge arangwa n'ukuri ntashobora kubesha. Tubagezaho amakuru y'umuco twibutsanya umuco tubagezaho umuco tuganira umuco show. Yes inshuti bavandimwe nkuko mubibona aha ngaha uyu niwe mutumirwa twabazaniye kuri uno munsi wa none kuko twabibasezeranyije muri ya content yindi twabazaniye yitwa umuco show. Uyu nguyu akaba ari we mutumirwa wundi tubazaniye kuri uno munsi wa none akaba ari we ufunguye umuco show. Urumva hanyuma uyu muhungu mukaba mumuzi ku bijanye na comedy abenshi bakaba bari bazi ko wenda atari umunyamurenge ariko ni umuhungu w'umunyamurenge akora comedy ze mu bijanye n'igiswahili mu rurimi rw'igiswahili arasetsa cyane arasetsa kabisa. Ejo ndi hari comedy yiwe nabonye yanga kuriha umumotari ngo nuko ngo umumotari ngo yamuhamagaye so kuri ubwo ngubwo nguyu aha ngaha akaba agiye kubibwira mu kinyamurenge. Bwana Prosper turakwakira aha ngaha kuri channel yacu ya Menda Boy tukaba twazanye indi content yitwa umuco show tukaba tuguhaye kaze kabisa basha kwibwira abantu badukurikira aha ngaha batakuzi nabo babashe kukumenya no kumenya uri we bamenye kuri n'umunyamurenge. Benshi bakubonye nko muri Titi Comedia wenda bamwe bari bazi ko uri umunyakenya kubera ko uactinga mu rurimi rwabo. Ari n'umuntu ejo bundi wambwiye urya naguhuje navuga ati nari nshaka guhura n'ura muntu ukorana na Titi Comedia mwalimu wa Titi Comedia ariko iwe ntamenye kuri umunyamurenge akambi none mubwira kuri umunyamurenge aravuga ati wapi nzabyemera uko duhuye nawe ngira ngo haramubonye. So kuri ubwo wakwibwira abantu badukurikiye ukabibwira nyine mu kinyamurenge kuko n'ubundi content ni umuco show. Okay, reka mbashimire cyane kwanza mwebwe bashe kuduheza kwanza umwanya mwabashe no kuduha ubutumire bwo kuba muri iki kiganiro cyangwa se muri no show. Twaba tubashimiye cyane kandi nkaba nshimiye n'abafana bawe nanjye mbarimo dukomeje byenda gukurikirana ibintu byawe. Reka mbasabe ino show dutangiye uno munsi nayo izabaryohere rwose kandi muzagaragaze support nkuko musanzwe munabigaragaza n'ubundi muzayisharinge na bagenzi banyu kandi muzayitegere muyige mu byinshi kuko niye akamaro kuri wewe nimbura umuntu w'umunyamurenge nawe utari umunyamurenge ushaka kumenya iby'umuco wacu ariko ukaba wumva ururimi rwacu kaze rwose kugira ngo uzaryoherwe n'ibi biganiro tugiye kuza tubagezaho kuri no show. Kandi kindi nkaba nishimiye ko arinje utangije ino show no munsi wa none kabisa. Ndo umunyamurenge abantu banzi kuri Titi muvuge ngo no umuswahili cyangwa se no umunyakenya. Ndo umunyamurenge niyo mpamvu bashe kugaragara muri iwacu umuco show bwa mbere akaba ari ifunguye. Rero reka manze nibwira abantu kwanza kugira ngo bashe kumenya ariko sinabwo bwa mbere ngiye ngo mu ndirimbo nabakoresha ubundi mwabonye yitwa umuhanyi abasaza babiri babonye
ba basaza babiri mwabonye umwe n'uyu nguyu w'akagofero nyine mubona nubwo yari yambaye ka kagofero k'abasaza nubwo ari mu isura y'ubusore nyine nubwo ndi mu isura y'ubusore uyu niwe babonye muri ya ndirimbo umuhanyi rero reka mbibwire kugira ngo mbashe kumenya uwo ari we muvugana umutumirwa wa mbere wafunguye ikiganiro Umuco Show. Amazina yanje ngo bisanzwe nitwa Ruhumuriza Prosper, ndi umuhungu w'abanyabyinshi umwishwa w'abasegege, nkaba ntuye hano muri Kenya, iwacu nkomoka akaba ari ku Ndondo aho bita mu Gatanga mu muhana wa Rubibi. Nkaba ntuye hano muri Kenya ubu. Umwishwa w'abasegege? Ndi umwishwa w'abasegege data. Ndi umwishwa w'abasegege. Rero nkaba ntuye hano muri Kenya, ndi umukomedien. Ni umuntu ukora iby'urwenya ndasetsa, nkabanzwi hariya kuri Prosper Comedy, akaba ariyo nanje televiziyo yanje cyangwa se channel yanje kuri YouTube ngaragaramo, niho ibikorwa byanje biba. Gusa njewe kora mu Giswahili, abumva ururimi rw'Igiswahili muzagenda muzamureba video zanje zazibafasha ku bantu bashaka guseka, bashaka no kwiga byinshi muri ubuzima abantu babayeho bwawe, none tubibagezaho byose. Ejo bundi mbona karaga kantu wakinye narasetse numva ko imbavu ziba nk'izigoroka. Niki cyaguteye kuvuga ngo ntiwishura umumotari ngo nuko yaguhamagaye? Nose ntiwari uzi ko ari muri business nyine hari yagomba kugukaribisha ng'umukino. Njyewe byarantangaje noneho narimo nitambukira. Wabitekereje gute kugira ngo ukine karaga? Nigera nimaze igihe kirekire mbibona. Ari igihe iyo ujura umukiri ushaka kugendana kuri moto, uzuhamagara umumotari ati ngwino unjyane ntware, kuko nyine urabizi niko kazi kiyo kukujana. Noneho mbona abamotari nibo basigaye bahamagara abantu bonyine, akaguhamagara ngo ngwino nkujane, nk'aho bari kujanira ubuntu. Noneho nje ndabatireka kore kari akantu kugira ngo ntange ririya somo. Umumotari arampamagaye ngira ngo abantu babashe kubona iriya filime, arambwira ati twende, ndabati twende wapi? Tiyo uri kuja. Iyo ndi kuja ushaka kunjana iyo ndi kuja? Okay. Sawa, ngira ngo numugira neza. That's okay. Aranjanya ashikije. Sawa, wakoze cyane muvandimwe kunjana. Arangwa tizana ifaranga. Ifaranga kandi tiye kugomba kumpa ijana giki. Twavuganye nje nawe amafaranga ugomba kunjanira. Ko wampamagaye ntaza ntabyo amafaranga twavuganye naki, kandi niwe wampamagaye kubaza ushaka kunjana he tiyo uri kusha. Kigira ati bigenda numugira neza waje wicara hano. None ntabwo dushobora kwishyurana kuko ntabwo njya amafaranga twavuganye. Wampamagaye umujane gusa wewe wenyine. Nuko umumotari agakomeza kumbageninga hariya, azana n'ibitutsi, ndamubwira ati nta mafaranga twavuganye mbabarire. Bitamureka aragenda, naje nkomeza urugendo rwaje. Ako kantu narakabonye kabisa, ni karanshimishije byatanga. Ati aga kantu wari wagatekerejeho. Ariko so reka nkubaza akabazo kamwe. Wivuze uravuga ngo umunyabyinshi, nta kantu uzumva bazakunda kuvuga cyane abantu bese bakunze gukorera bakavuga ati nabanyabyinshi baza bakunda kwivuga bacyo, akavuga ati ngo abanyabyinshi ni ibiremwa. Iryo jambo ko riki mukunda kurikoresha ibiremwa, hari abatararimwe kweri. Abantu bose ni ibiremwa, ariko nukubera kimwe bw'abanyabyinshi cyane muzamushaka kwiyemera kuri ako kantu ngo muri ibiremwa. Okay, no. Ikintu nje nagasobanura buri wese akonturumva navutse ahubwo kavugwa ngire ngo ejo bundi ari umugabo umusinzira twarimo tuganira nsanze mu kazi ahantu tukora kuri iryo jambo. Arambwira ngo ari umukobwa yigeze gukunda muri za 90 na umunyabzinshi cyo gihe ngo uwo mugabo yari umusirikare. Uwo mukobwa yari umunyabzinshi cyangwa umukobwa yari umunyabzinshi, umugabo ni umusinzira kagira inkuru. Baramubwira ngo manjewe nti wonca ndikiremwa. Ngo byatumye barafite gushaka muri uwo mwaka ngo byatumye amara imyaka 5 adashatse. Abuzura umukobwa ngo kwera ko avugiye ko ari kiremwa, amazi ababivamo. Rero ni ikintu cyatangiye kera cyane urumva muri za 90 na. Urumva ni ikintu byenda bamwe dushobora kuba twaravutse cyari cyangwa se cyaragize tukiri bato cyane gitangira gukoreshwa. Ariko byenda nimba naje ngikoresha cyangwa se nimba narigeze gukikoresha cyangwa se ncumva nyine nkagifata ko nyine ko ariko ntabwo ngifata ko baba basuzwe bandi ko bataremwe, kandi banabivuzeho cyo kwari ibiremwa. Ntabwo bavuze ko n'abanyakenya n'abandi banyamurenge bataremwe, ahubwo ni za terme dukunda gukoresha twese ushaka ko exprima byenda rubwiza bwenda ari la confidence bagira bakibona nk'ubwiza, kibona nko
ubutwari runaka nyine bigenda muri icyo kintu bakayikoresha iriya expression turi ibiremwa ngire ngo abantu Urumva? kera babyumvishe ni kwa kundi bazavuga turi ngo ibiremwa. ngo abasita bakunda inyama Bakunda inyama, ngo yes. abagorora bakunda ibintu by'umutuku By'umutuku, kwambara ibintu imyenda byinshi. y'umutuku rero expression bayikoreshamo akaba ariyo abantu bagenda bafata ko ari uburemere ukuntu ariko ndabizi ko nta bantu izi kwaza turi ibiremwa namwe muri ibiremwa nubwo twakomeza gukoresha iryo jambo muri ibiremwa natwe turi ibiremwa n'abanyakenya ni ibiremwa n'abandi n'abanyarwanda abarundi bose ni ibiremwa n'abazungu ni ibiremwa nubwo dukoresha iryo jambo rwose reka ngisiguro ntabwo turikoresha kubera ko ari twe twari umwe twenyine oya kabisa nibyo nk'uko mubizi nyine gahunda ni yayindi ikiganiro ni cya kindi ni umuco show Yes. bona Prosper reka nkubaze akabazo kamwe uraza ukansubizamwo wenda uransubiza nk'ibintu bibiri wenda niki kiranga umunyamurenge mu buryo akora akantu kavuga ati uyu ni umunyamurenge uyu ni umunyamurenge wenda wanagera n'ahantu wanamubona ukavuga ati uriya ni umunyamurenge ni nkiki cyane wewe ushobora kuvuga kimwe mbwira bibiri bishobora kuranga umunyamurenge no mu bandi wewe kubera ko uri umunyamurenge wagera mu bandi bantu utarinze ureba gusa isura cyangwa se nyine wenda hari ukuntu ureba isura ukavuga ati uriya ni umunyamurenge wenda no muri aba bene wacu bano duturanye nyine b'abanyakenya hari igihe uza umureba ukavuga ati uriya ni umukikuyu kandi nyine ugasanga ari byo kubera ukuntu bamwitegereye just uba warebye isura uba warebye isura cyangwa se wumvisha avuze ariko se twebwe nko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge ni nk'iki cyane ushobora kugera wenda ugeze mu bandi ugahita umenya umunyamurenge mugenzi wawe utarinze kureba ngo utarinze kwita ku rurimi kubera ko yavuze reka mpite mbivuga byose bibiri hano wavuze ko ngomba kubwira ibintu bibiri kwanza kwa mbere turetse hano byenda reka dusubire kwanza iwacu nimara mbone kuza kugera hano kuko uvuze nk'hano mu nsanze hano iwacu kwanza kwa mbere umunyamurenge arangwa n'ubufura umuntu wese uhaje akava yaba ari umugabo ari umwana ariki barangwa n'ikintu cyitwa ubufura turangwa n'iki n'ubufura icya kabiri byenda dushobora kureberamo hano byenda umuntu utarebye ku isura tugira isura nazo zitugaragaza cyane cyane ariko reka tuzireke byenda ari n'abandi bantu dushobora kubona basa natwe ariko turetse isura ikindi cya kabiri ushobora kurebera ku munyamurenge dufite umuco kandi tuzirikana cyane cyane nawo urimo ubwitonzi urimo comportement nziza urimo kwirinda cyane cyane bibi mu buryo comportement iri ushobora gusanga umunyamurenge yicaranye n'abandi bantu agaragaza hariya uhita kubwira ko ari umunyamurenge ari umunyamurenge umusanze abanyakenya basanze mu yandi moko ubona gusa ukuntu yicaye gusa konyine uhita kumugaragaza ko ari umunyamurenge uhita umubona kabisa ko atari muri position z'abandi utabona ko n'ukuntu areba n'ukuntu ugahita ubona ko ari umunyamurenge ejo bundi hari umufiti wanje w'umunyakenya twahuye arambwira ngo kuna jamaa mmoja ngo ni rafiki yako ngo nilimuona hapa ngo anapitanga hapa kila siku namuonanga ngo lakini ngo ukimwona Sunday ngo anapiganga suti ngo ile ngo wezi jua ngo ni yeye ngo kwa nini ngo nyinyi ngo mnafanyanga hivyo ese ngo nokubera iki twebwe ngo ngusanga ngo ku cyumweru nibwo dusa neza cyane ngo nibwo ngo dusa neza kurusha cyane icyo kintu nyine nokubera iki icyo kintu nibwire ko ku cyumweru n'umunsi twese abanyamurenge tuva tukaja nibwire ko abunzi bose n'abantu b'abakristo idini rya Kristo kweri ni ikintu tubamo kandi idini rya Kristo ritwigisha cyane cyane ubwitonzi n'ibiki byinshi ariko noneho tuvaze kuri iyo myenda no gusa neza nabyita ko ari kubahiriza uriya munsi kuko turi abakristo uriya munsi turubahiriza tugomba gusa neza n'umuntu utagiye gusenga wese ndabizi ko azaja muri look nziza akagaragara neza uwo munsi agasa neza n'ukubahiriza ndabishaka kubyita ko ari ukubahiriza uriya munsi kutubamo kubera ko turi abakristo turi abantu bubaha Imana murumva inshuti zacu ikiranga umunyamurenge ni ubufura tugomba kugira ubufura tukaba inyangamugayo twabonaga nta munyamurenge wageraga ahantu ngo asange mugenzi we yahagorewe ngo ahushuke bano bacu bandi nyine bano duturanye hano hari igihe umuryango umwe uri mu wundi hari igihe bakorogana muri uriya muryango nyine bakanabigaza no hanze abantu bose bakabibona ariko twebwe wenda byarabaga ariko nubwo bitabaga cyane wenda bene rimwe bibaye iryo rimwe nta n'uwabimenyaga hari n'igihe usanga hano hanze
bano bacu iyo bafatanye bagwanye bari kurwana cyoza ngo bakize utazi ico babapfa cyangwa se wenda niyo usanze bari gukubita umuntu ndiwo byivangamo urawushuka nk'utamuzi nubwo bari inshuti yawe abenshi hano hari igihe ashobora kwama kwereka ko atakubonyaga ushuka ariko twe mu muco wacu ni rwa rukundo ni ryashaka ni bwa bumwe ntiwabonaga mugenzi wawe yagize akabaza ahantu ngo numara umunyureho ya ni ibintu tabagaho n'ubu ngire ngo tibibaho ruguri wacu umuco wa wundi urukundo ni rwa mu karere hano abatuye mu turere hano dutandukanye barabizi yikiriyo kibaye uburyo babegerana bagafatikanya uburyo bwo gushingura uburyo mu misanzu y'amafaranga ibintu nk'ibyo birahaba batitaye ngo umuntu yatambutse ntabwo tuvukana n'ibikindi baragenda bagafatana ku migongo bagafashanya n'ibintu bisanzwe rwose bituranga nk'abanyamurenge muri ubu mashuti zanje uyu nguyu nubwo mwamubonaga avuga acting mu Giswahili akina mbese comedy mu Giswahili ni umunyamurenge azi Kinyamurenge azi umuco wa Kinyamurenge ariko reka nkubaze Prosper ushobora kumbwira ibintu bine biranga umugabo w'imfura w'umunyamurenge ibintu bine gusa ibintu bine biranga umugabo w'imfura y'umunyamurenge mbese kujya bavugaga turi umugabo n'imfura wenda ni nk'ibihe bintu bine wenda bashobora kuba baramubonagaho nubwo bitoba bine gusa bamubonaho ibintu byinshi ariko nje ngusabye wenda bine bishobora kuranga imfura y'umunyamurenge ndushake tureke kuvuga ngo umugabo gusa so twavuga umugabo w'umunyamurenge w'imfura kabisa ibintu bine gusa byamuranga wenda ukavuga turi umugabo n'imfura Deka mbivuge byenda twihuse ibyo mbasha kuvuga byenda ni byinshi cyane ariko byenda ari nibyo nsiga kandi kubera ko byenda kutaba nabyibuka ariko mbizi ko byenda bihari kandi bimuranga umunyamurenge w'imfura arangwa no kutagira yani ubunyangamugayo ubunyangamugayo umugabo w'imfura y'umunyamurenge ntashobora guhemukira uwundi umugabo w'imfura y'umunyamurenge arangwa n'urukundo umugabo w'imfura y'umunyamurenge arangwa n'ukuri ntashobora kubesha umugabo w'imfura y'umunyamurenge arangwa n'ishaka undi ubwoko ariko ibyo bintu uvuze abantu benshi nubwo atari abanyamurenge hari ababigira hari ababigira ariko se tugarutse nko mu muco wacu wa Kinyamurenge wenda turaborozi ikindi nokubwira mbese nobwira abantu umugabo abantu batabaye iwacu ruguru twarororaga inka ugasanga umuntu afite ikibuga cy'inka umugabo w'imfura w'umunyamurenge ntiyamwaga amata inzu ya mugenzi we badafite amata igihe wabaga ubyajije wenda mugenzi wawe nimba inka ziwe zitetse mwaratizanyaga hari n'igihe wasangaga nimba munakama n'inka zitatu muzisangiye muri inzu zine igihe cyo guhaza wenda batahuye bahinduye inka ugasanga haje ibikopo nka bingahe by'abantu utije abantu batandukanye ingo zitandukanye kandi byenda mutanavukana hafi ariko ugasanga urabatije urabafasha kandi dufite byinshi cyane bitandukanye n'ibyo byenda tugenda tubona nyine n'imboga barasabana abaturanye hariya bakamusaba imboga inshuro nyinshi cyane kandi bikaba ibyaho ariko ubu nyine usigaye ukaba umuntu inshuro zibiri faranga akaba arakwanditse hari akavuga ati reka nanuri yariya n'indyaryo n'indyaryo uriya buza kukaba amafaranga buri munsi biki ariko hariya waraza ukaza ugasaba mugenzi wawe none ntejo nta kibazo rwose bikaba ibyanyu mwembi hariya ikindi mutari muzi ko ruguru iwacu wageraga mu nzu wenda nimba nta mboga zihari ariko ngire ngo n'ubu biracyahari ntabwo ari ukuvuga utwe ko turabibwira abantu bari ino imahanga wenda batazi umuco wacu cyangwa se batangiye kubyibagirwa ibi ni ibintu mugomba kuzirikana mugahora mubyibuka hari igihe wavaga nk'ahantu wasanga nta mboga mufite mwanyu ukirukanka mu nzu y'umuturanyi ukamubwira ati mpeza ku bishimbo inje kurisha umutsima cyangwa se mpeza ku isogo cyangwa nimba wenda mwanyu nimba batetse imboga imboga udashaka mukaja gusaba nka banyanaka nta mpamvu yo kuvuga ngo ufurize ngareka ngo mfurize ngo nje ngo kuzana guhaha imboga guhaha sukuma reka uzi ko muri ya mugenzi wawe yatetse imboga nziza mwageraho uretse nico
mugenzi wawe yarateka byenda atetse imboga nziza ziko mwebwe zino zidasanzwe zitekwa na buri muntu wese wenyine baraza utarinze uje kubasaba agafundikira mu isahani akabazanira uyu munsi twatetse izi mboga nziza uyu munsi twabazi wenyine agahita aza hari n'igihe umuntu yezaga akazana yeza ya myaka yameragira cyazana nimba ari ibyo bigora akazana akabaza mutarinze muja kumusaba ibyo ni ibintu kabisa tugomba kuzirikana tutagomba kwibagirwa gahunda ni ya yindi ariko umuntu asigaye amukiye hano 100,000 maringo niyo akaba gusuzugura nabundi yagwa ku kantu hari akabati bagenzi banje hariya bariye bagenzi banje bafite ikintu hariya bagenzi banje hari renti barishuye kweri ukamenya ko bishuye renti ukabamenyera nawe kantu kandi ubaremeye umutsi ujye ugatekereza wishyuye ifaranga ugatekereza mugenzi wawe ko bati uwo mwishurira renti kweri simba mushimishije ariko hano sinzi ariko tugomba kubyiga tukongera tukabisubiramo tukongera tugakunda wa muco wacu twahoranye wa muco wa basogokuru wa wundi badutoje ukabinyangamugayo nimba mugenzi wawe yaburaye wenda hari uzi ko hari umuntu ushobora gutakira ko waburaye ugiye kuburara nta kintu takumve ubufura bwarashize ariko si kuri bose kuri bamwe wenda nabo byashikiye mugomba guhinduka mukaba babandi bakera ngire ngo nyine wacu muri gakondo umuco ni wa wundi baracasabana ni kwa kundi nubwo ubu ngubu ibintu bisigaye bihinduka nubwo ibintu bisigaye bihinduka generation ziza ariko bisanzwe ngire ngo nko kuri ubu ngubu hari abana bashobora kuba bari ruguru bavutse ubuvuba cyangwa se wenda n'abahari nubwo wenda tuvuge nk'abari munsi y'iki kigero cyacu ugasanga hari ibintu bimwe nyine twebwe tuzi ibo batazi kandi bahari kandi ugasanga ntabwo ari ukuvuga ngo ngo bavuye ruguru wenda bavutse bitagihari cyane bitagifite imbaraga ugasanga ntibabimenye kubera iyo mpamvu so kuri ubwo ahangaha gahunda ni yindi ni umucosho tugiye kuzoza tubibibutsa ibyo twibuka tubibutsa n'ibyo tutibuka wenda tutazi tugerageza kubaza ababizi kuturusha babitubwire natwe tuze tubibagezeho hanyuma kuri ubwo wewe nimba utarakora subscribe gahunda ni yindi ni umucosho wakora subscribe kugira ngo uzoze ubona ibiganiro byacu bya buri munsi binyura ahangaha kuri channel yacu n'uyu wacu akaba afite channel yiwe mwamugeraho mukamusura yitwa Prosper Comedy mukamusura mukamukora nawe subscribe mukamuteza imbere gahunda ni yindi ni urukundo n'ubufura ishaka gufatikanya nibyo bituranga akoze Prosper ikindi kibazo nje ndi bukubaze niki cyane ubona cyahindutse kimaze guhinduka ubu nyine muri twebwe mbese twagiraga mbere ariko ubu nyine tutakigira twamaze kugera imahanga kandi n'imyaka yakomeje kugenda ari myinshi cyane kandi kubera ko kudatura hamwe nyine ngo tuzirikane umuco wacu sometimes yari bamwe bagera ahantu kubera ko batuye bagafata wa muco bahatuye ariko tujuru ndashashima Imana cyane rwose ndacyabona n'abari muri za Amerika kuko niho twita ko ari kure cyane bakisenga bamwe bakicambara ibitambara bariyo abandi yani bagisengera hamwe bakira wa muco gusengera hamwe ibintu nk'ibyo nyine kirwa mu byiwe mutuziye ariko bakaza kura ku cyumweru mu rusengero bagasenga ariko bimwe mu bintu byenda ushobora kuvuga bikeya tubona byagiye bihinduka tutagira ruguru ari byenda mu rubyiruko ku bana b'abakobwa hariya imyambarire yagiye ihinduka cyane hari abana b'abakobwa iriya batambaraga amakanzu magufi cyangwa se amajipo ari hejuru y'amavi icyo kintu ubu nyine tusigaye tukibona kandi kimaze kumera nk'ikimenyerewe hari abatatoboraga amatwi ubu nyine tusigaye tubona bayitobora hari abataragiraga dread abasore ubu nyine basigaye bashyiramo amadredi hariho abatereka imisatsi kera ruguru naho watereka umusatsi ukabona ko ari uburara ari ubuseraza ariko ubu imisatsi barayitereka kandi ukabona barayijyana nta kibazo ibyo ni ibintu byagiye bihindagurika hari bimwe hari ubwo wigeze ubaho seraza nawe
ni Seraza Seraza yabaye kera gato taravuga yabaye kera ariko natwe banyuma twariganye nubwo tutabigezeho hari uburara twagiye dukora bundi nyine busanzwe nyine kuko nyine bivanye n'imyaka twari tugezemo kuko abantu bakora ibintu bivanye n'imyaka kuko n'ubu hano abana bakora uburara bumwe bumeze nabi cyane kubera imyaka barimo ariko natwe mu myaka yacu hari uburara twigeze niko uburara wakoze ruguru wewe uvuga ati iki kintu nigeze kugikora uburara twakoze ni bwinshi twaronesheje twaragiraga ibisambo by'abandi wabona nta muntu wawe ukureba ugacomeka inki kaba nkisimbukira mu bishimbo z'abandi gashikura nk'ikiri cyane twararagira tugakomeza twaje kwiba ibigori mu mirima y'abandi ukagenda mu kibigori mu mirima y'abandi mukaza mukotsaho bababwira ko ari mwebwe mugahakana aho twagira ku mashuri twarakora ibintu nk'ibyo tugacika ibintu nk'ibyo tugatoroka amashuri byendanye n'ababyeyi tubababwiye ko twagiye ku ishuri twababesha ibinyoma aho twinshi mu makanisa twarasakuza twagenda turi timu tujya gutarama ahantu mu makanisa mwashikaje inyuma mwicaye hariya mukateza byenda akavuyo nyine ibyo bintu ni ibintu twagiye dukora wigeze kugura itoroshi y'amabuye angahe iyo twaragerekanya wa 6 narayigeze 6 kaida icyo kintu nanjye kigeze kumva hari igihe twajaga ahantu gutarama ugasanga ntabwo ugiye gutarama gusa ni bwaburara bujanye n'abandi ukagenda gusa ngo ugiye gukungura inyuma wenda hari igihe witwazaga wenda hari igihe mwafata urusenda mukarucanga n'ivumbi n'umukungugu mugahuha muri nk'inyuma wenda nk'abo mwegeranye cyangwa bavuga haleluya bukeye yamwe mukamuzamura amajwi yanyu cyane y'uburara atarayo munezero ni ibintu byinshi kwagiye dukora n'amatoroshi wagiraho cyo kamutunga umuntu agituruka nkiri ukayizimuga mwagenda mu mukutano mukivuta mu bana b'abakobwa hari nyine mu maderanje ukuntu nyine ibintu nk'ibyo ni byinshi twagiye ducamo ariko byose twanaje kubirangiza nkiririya ikintu ntakoze mu burara nakoze bwanje kandi nagendanye n'abantu babikoze sigareti n'inzoga ibyo bintu ntigeze mu buzima bwanjye nibyo ntakunguriyemo sigareti ni itabi atazi sigareti niyo ntigeze n'inzoga mu burara nakoze kandi byose narabikoze bindi byinshi by'uburara bwinshi nza kubisezera nza kuba umuririmbyi nayoboye ikorari imyaka 5 ruguru wigezwa kondigiteri na perezida kandi umuntu usabana n'abayobozi b'ikanisa mu buryo bwiza cyane n'ubundi uretse na ruguru nageze na Uvira nabaye umuyobozi imyaka 2 muri korari hano muri Kenya no byena hano muri Kenya wayisuhura na Titi Comedia nuko twakuriye twabonye n'izi mpano ko tuzizimo turazikomeza ariko nazo ntabwo ziri inyuma y'ikanisa impano byenda nazo dukorera kandi turi no mu rusengero murabyumva nshuti bavandimwe uyu wacu mwamubonaga hariya akora mu rurimi rw'Igiswahili wenda mugakeka ko atari n'umunyamurenge so kuri ubwo ni umunyamurenge kandi murumva n'ukuntu avuga ikinyamurenge kandi murumva n'ukuntu azi umuco wacu wa ruguru ukuntu byahoze biri nuko biri ubu nyine wenda ashobora kuba nabyo ko murumva ukuntu abivuga so kuri ubwo Prosper nakubaza akabazo kamwe nuko kuva ugize igihe kingana kuvuye ruguru nahavuye kera reka mvuge manuka kwibarabara maze imyaka 10 manutse kwibarabara imyaka 10 imyaka 10 umwe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kabisa ariko nkaba maze imyaka 5 hano muri Kenya indi nayimaze Uvira ariko muri iyo 5 namaze Uvira nasimbukira ruguru mu makonje rimwe na rimwe nkagenda ngasura abavyeyi n'abashuti n'abavandimwe batuye ruguru ngasanga na marigi gitoga urumva imyaka 5 wayimaze Uvira ariko waratahaga mu makonje cyo wari ku ishuri warataha mu makonje nose mugatanga nta mashuri yahabaga yarahaba ariko byendanye na rukuntu secondary iyo nigiye iriya nyine inigiye Uvira ari uburyo byenda nabonaga ifite difference itandukanye n'iziriya kandi yindi dushaka kwiga kugira ngo duhindure miliye kugira ngo twige neza nikibyo ariko ndumuntu kwere kundi muntu ndi mu bantu bakundi muhira cyane abantu bakundi muhira cyane mu buryo nafashe urugenzi reka mbashare na gastori kabisa reka baya gastori ndi mu bantu n'abayovira maze kurangiza manda zanje ishuri maze kurangiza aho nari ndangirije aba ni kuri diplome maze gufata diplome maze kumasha byenda gutangira kumasha kuzino muri Kenya naje gutekereza ndi cyane je ndabati ntibishoboka
kuko ndi umunyendondo sinagenda ntageze muri Minembwe ntabonye na Rurambo. Ariko abantu uko ndondo mwabaga musa n'abatinya abanyaminembwe okay, so kwatinya ukundi nyine okay, bari bafite nyine byende iyo terambere turuta twararubahira natwe abantu bo mu Minembwe twabonaga nk'abahungu bo kundonda ari nk'ababandi barabugira ububandi. Gusa twebwe mu Minembwe abenshi bagaraga mbese mwatubonaga ko turi nk'abantu basirimutse bene usanga basa n'aba mbese ukabona nk'umwana wo mu Minembwe ukabona n'umuntu ujijutse kabisa mu buryo yona kunyuza ahantu akakuyobza akagukuraho utwufite ya ariko natwe twagira uburaro ukuntu kandi twebwe twaje mu bisirikare cyane mu bantu b'indondo n'intambara nyinshi urabizi nitwe twazitezagira zira zagiye ziba niri iwacu zagiye ziba zagiye zira kubera nyine uburara nyine bw'ibyo nyine abasore bakundondo bagiraga. Ariko ako gasore narivuze namaze kurangiza ishuri Uvira mfata n'umwaka umwe nabanje kugira n'umwaka umwe ndakora akazi nakoze umwaka umwe akazi ndangije maze kumasha kuza muri Kenya. Nahise ntekereza kweri Minembwe sindayigeramo Rurambo sindayigeramo ni kundondo gusa kweri zaja muri Kenya sinzagera ahantu byena nzaganira n'abantu baganize stories iwacu zababwira bazabambaza kuko ndabizi Minembwe niyo yarizwi cyane kurusha birabice bindi kuko n'umuntu wese avuga ati kule kwe n'Uminembwe kurumva n'indondo irazwi cyane ariko bava kule kwe n'Uminembwe kuko n'abara abakongomani twabanaga yaratwigana arabango batu ba Minembwe atu mu Minembwe ya urumva Minembwe cyangwa se home plateau iwacu naho ari yazwi cyane kuko bahitaga home plateau. So rero hamwe n'ibyo ndatekereza ati kweri tibishoboka ko nja muri Kenya tabanje kubona bira bihugu by'iwacu nakoze umustar naragiye ngera muri Rurambo zabibangwa za hehe aho hantu hose narahabonye ndahagera mbere yuko inza maze kuhava naraje ngubita ninjira ino ndondo yose ino iwacu cya kumuramza za Kinyoni ndinjira za Kanyaga za hehe za Kajembwe zose nzigeramo ndakonkobuka ninjira za Kabara narahajya kuka za Gatenga Mibunda ndayizi yose ucyo tuvugana haba ari kwitara yabari mu Nkango kuri kuku hajya mu kazi rimwe hari ndahazi hose za Mikenke ndahazi ndakuka ndikonera neza no mu Karingi aho ni mu Minembwe kera twinjiye ugeze mu Karingi maze kwinjira mu Karingi naramana kuri Gitavi yari abanyenganji abanyenganji yararahaciye ndakuka njara Madegu mpamara kangahe ndagiye nshaka kukiziba ndahari yahijya hose za Nyarujokari yadahazi hose ndakuka nja gusurana kandi he kugira ngo umenye gusiga igihugu nicyo cyakinjana aho bita Irundu ara ku mashuri narahageze kurara amashuri hajya mu Bahinda narahageze yara hose narahageze ndahava nja Runundu ira hejuru bita kugihanama hariho kwirumba ndahabona hariho mu Rutigita kose ku Kabingo hakurya gutya Gakangara hariya ku Monyi hehe uwo batavuze iwabo yahibagiwe ariko murumva za Masha nubwo ntakandagira naho naza mparangiza za Masha hariya na za Masha na za Gahwera naza nzirangiza nkariya hose urumva uwo musare ndakora kugira ngo menye kira gihugu cyacu sorry abantu ntageze iwabo ni abanyabubembe ariko kuri Mishasho naza mparangiza nkari ariko sinahageze ukambipa ukabyaje we nari tarakumenya arukiri muto ya mane arukiri muto nari tarakumenya kuko mu byo bahageze icyo gihe nkiri mutoya abanyabubembe usaba batarasura iwabo ariko abandi bose narabasuye kwe naramenye igihugu cyacu rero uno munsi wa none nkaba ndi hano muri Kenya ariko se reka ngubaze tutaraje kuri ijambo wavuze ngo wakoze umustar hari abantu bashobora kuba batarisobanukiwe umustar cyari cyo umustar byenda cyane iryo jambo barikoreshaga bitewe niki twarikoresha nk'abantu bagiye mu giterane bagenda baca barara ahantu naha bataha bakava bagataha no babyita umustar rero muri iyo sanse ni kuko no vanga batingiye gukora uruzindiko wo kugenda nsura n'ahantu naha nyine byenda niyo kugira ngo nzobone kugaruka ya nk'iryo jambo muri iyo sanse ya so urumva umuntu utaroze ijambo umustar abasha kuri basobanura ntabwo ari line wenda hari abakekaga ati wenda
ngo yakoze umusitari yacoye umusitari gutya se cyangwa yagiye ku murongo wonoza tuvuga ngo ari ku musitari gutya. Izo ni ibintu bimwe biri mu muco wacu wa Kinyamurenge, ni amajambo amwe twakoreshaga mu muco wacu wa Kinyamurenge kandi tudafite kwibagirwa, tutazigera tunibagirwa kuko twabibabwiye gahunda ni yayindi, ni umuco sho. Noneho tugera no ku musozo w'ikiganiro cyacu Prosper, gira icyo ubwira abafana banje mbese bari banze ariko batarakubona kuri no we batakuzi ariko mwaranamubonye no mu ndirimbo yacu iriya twakoze umuhanyi yarimwo ni wa wundi wari wambaye agasapu nyine ari umusaza, bari babiri, harimo n'uwundi musaza wundi nawe muzamubona wenda Imana nibikunda. So abantu bari mbese bakubonye bwa mbere hano kuri no channel yacu batakuzi, ni nkiki wababwira kugira ngo nabo wenda babashe kukumenya? Abafana ba Menda Boy ndabafana namwe kandi nanjye ndo mufana uwo mufana. Urumva? Kandi ikintu nabasaba nuko mwakomeza nukuri urukundo, mukomeze mushigikire uyu musore wacu, mukomeze mushigikire industry Nyamurenge yose kuri rusange, kandi reka tubaheze ino show yatangijwe rwose, muyikunde, muyizirikane, muyikurikirane. Ni show yanyu yaje ku bwanyu, yaje kubibutsa iby'iwacu, yaje gutuma dukomeza umuco wacu, yaje ifite intego nini cyane kandi ikureba nawe, ikureba wowe uri kudutegera. Rero nimukomeze ubumwe, kandi nanjye ndumwe muba ari muri no industry y'Abanyamurenge, mugende musura ibikorwa byanje ihara kuri YouTube, nitwa Prosper Comedy. Aragusetsa imbavu ze nimvugize iminsi udaseka, ubu ngubu imbavu zarafatanye. Gerageza urebe ko wasimbukira kuri channel urebe comedy ziwe ubasha guseka, imbavu zirahita zigororoka. Ubushize narasetse nari nshonje, kandi urabizi iyo ushonje uruhu harukonta umunda rushaka nko kwikunja, ariko iyo umaze guhagaruka kweduka none sinari maze no guhaga, narayirebye gusa ndaseka, numva ko uruhu rukweduka, ati kabisa imbavu ndazigoroye cyane cyane rwose. Inshuti zanjye ni hariya kuri Prosper Comedy, mugende hariho byinshi cyane, uzomutegera bakanyamukwego bande barabasetsa mu Kinyamurenge, nabazizajo nabande hajya bandi bazizajo kuri Papa Legend, kuri Papa Legend, yes hariya Fabrice Dibu hariya. Nimumara guseka mu Kinyamurenge mugere ushaka guseka no mu Giswahili, n'igitwenge international none igitwenge international gisanga muri Prosper Comedy. So abari badukurikiranye aha niho tubashije kurangiriza ikiganiro cyacu kuba tukigeje ku musozo. Umuntu wese utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo izo tubazanira buri munsi uzozo ugerageza kubona notification, ukanda gusa subscribe ukazamuka ugakara hajya kugakenge batariza bakubwira ko cyasotse wenyine ari ya YouTube kubwira warakoze subscribe. Abana nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzoze ukomeza udukurikire, wumve ibikorwa mbese ukomeze no kumenya umuco wacu. Hariho n'abantu bage bavukira no batara mbese babaza bavuga, hariho nk'abana batoya bavuga Igiswahili hano batazi Kinyamurenge, muzamugerageza kubabwira Kinyamurenge no kubibutsa ibyo abasaza bakoraga. Wenda nibi ngibi turi kuvuga ahangaha turi kuganira, ukagerageza kumwereka ikiganiro umwana wawe ukamubwira ati wumvishe ko bavuze hano ni gutya byahoze, ni gutya byari bimeze. So kuba utarakora subscribe yikore kugira ngo uzoze ukomeza kudukurikirana no kubona ibikorwa byacu. Ciao ciao, naho butaha. Goodbye. Tubagezaho amakuru y'umuco, twibutsanya umuco, tubagezaho umuco, tuganira umuco show.